turabashuhuje reka turebe incamake y'igitabo cya mbere n'icya kabiri cya Samweli. Duhere ku kuvuka kwa Samweli. Samweli yavutse kuri Elukana na Hana. Elukana uyu yari afite abagore babiri, Hana na Penina. Penina yarabyaraga ariko Hana yari ingumba. Hana yakundaga kujya gusenga cyane, ababaye afite agahinda. Ahurira na Eli baravugana, ndetse Eli yari yibwiye ko uyu mugore yasinze, ariko anamusobanurira ko asengana umubabaro. Nuko Eli amusabira umugisha. Elukana rero na Ana basubiye iwabo, Hana asama inda, abyara umwana witwa Samweli. Hana kuko yari yarasezeraniye Imana ko azamutambira, ko azamuzanira umwana amaze gucuka amuzanira Eli, aguma mu nzu y'Uwiteka. Umwana arakura rero, Eli nawe abahungu be barakura, ndetse baba abahanuzi, ariko baba abahanuzi batakoraga ibyo Imana ishaka. Bakoraga ibyo bishakiye, bakundaga inyama, bagakora ibintu bibi ku buryo bahugije Abisirayeli gutamba ibitambo. Nuko wa mwana Samweli, Imana imutuma kuri Eli kugira ngo amuhanurire ko inzu ye igiye kuzabona ibyago kubera icyaha bakoze. Cyari icyaha ngo kitashobora gutangirwa impongano, nk'uko ku murongo wa 14 w'igice cya 3 bivuga ko Imana yarahiye Eli ko iki cyaha cy'inzu kitazahongererwa igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Nuko nyuma yaho Abafilisitiya baratera, ndetse banesha Abisirayeli. Abahanuzi baricwa, n'isanduku y'Imana iranyagwa. Muri abo bahanuzi bishwe hari harimo abahungu ba Eli, Hofuni na Finehasi. Nuko Eli nawe abyumvise arapfa. Igice cya 6 rero, isanduku y'Imana bayijyana mu Bafilisitiya. Igezeyo ihangana n'ibigirwamana byabo. Ikigirwamana cyabo Dagoni bajyaga basanga cyaguye, cyamenetse, ndetse nabo abantu nabo barimburwa n'ibibyimba byinshi. Bamenya yuko bazize isanduku y'Uwiteka. Nuko babaza abahanuzi n'abapfumu babo, bababwira ko bagomba kohereza isanduku yabo mu Bisirayeli, ndetse babasaba Abisirayeli ko babatakambirira ku Uwiteka kugira ngo abingingire Uwiteka, maze Abafilisitiya bakire ibibyimba. Samweli rero arabatakambira, abasabira ku Uwiteka, nuko ibibyimba barabikira, ntibakomeza kurimburwa nabyo. Igice cya 8 rero, Samweli amaze gusaza, nawe abahungu be nabo ntabwo bakoze ibyo Imana ishaka, ntabwo bitwaye neza, ndetse Abisirayeli nabo batangira kwisabira umwami. Samweli biramubabaza, ariko Imana imubwira ko abareka kuko bisabiye umwami, ubwo ko ari we bashaka, ariko amubwira ko azabasobanurira uko umwami azabagenza. Imana yishurira Samweli uzaba umwami. Hariho umugabo w'umubenyamini witwa Kishi. Noneho uwo mugabo akagira umuhungu witwa Sawuli.
baza kubura rero indogobe zabo. Noneho Kishi abwira umuhungu we Sawuli kujyana n'umugaragu we kuzishaka. Bazishatse iminsi 3 yose ntibazibona. Noneho umugaragu agira Sawuli inama ko bajya bashakisha mu Bisirayeli bakabona bamenya bafasha kubona izo ndogobe zabo. Ariko Imana ikaba yarabwiye Samweli ko izamurangira uzaba umwami. Noneho Sawuli akirasuka aho ngaho mu murwa, Imana ibwira Samweli imubwira ko uyu nguyu ari Sawuli ari uzategeka ubwoko bw'Imana. Nuko Sawuli akihagera rero amubwira ngo amubaza ngo amuyobore, agira ngo ari kumushakaho ko amuyobora kwa bamenya. Undi aramubwira ati ni njyewe bamenya, ahubwo aramubwira ati uyu munsi tugende ujye ku kanunga kuko ari wowe Imana yantumyeho. Kandi amubwira ko iby'indogobe abyihorera ko zizaboneka nta kibazo. Nuko Sawuli biramutangaza kuko yavugaga ati twebwe umuryango w'Ababenyamini ducishije bugufi umuryango mutoya mu Isirayeli. Ati se ni gute inzu yacu yaba ariyo ibwiwe yuko havamo umwami? Nuko rero Samweli ajyana Sawuli mu nzu, aramwakira amuzimanira, ndetse amubwira ibyo agomba gukora, amuha ibimenyetso n'amabwiriza agomba gukurikiza, kandi amubwira ko azagera i Gilugali, noneho bagatamba ibitambo, bazahurirayo bakamarayo iminsi 7 bagatamba ibitambo. Ndetse aho ngaho agitandukana na Samweli, Imana yamuhaye umutima mushya, ndetse na bya bimenyetso byose birasohora. Umwuka w'Imana umuzaho, arahanura, ubwo abantu batangazwa n'uko Sawuli ahanuye. Igihe kigeze rero arataha, ariko ntiyanahishurira ise ibyabaye. Igihe kigeze rero Samweli ahamagaza abantu bose, abateraniriza i Misipa. Noneho ababwira ibyo Uwiteka Imana ya Isirayeli yavuze, ko yabakuye mu maboko y'Abanyegiputa, akabakiza ibyago, ariko bakaba bishakiye umwami. Nuko abegereza imiryango yose. Sawuli icyo gihe ntiyari kugaragara, ariko ageze aho amutumaho, nuko aramubereka. Sawuli akiza Abiyabeshi y'i Galeyadi bari bamerewe nabi n'Abamoni, ariko arababatsindira. Nuko Samweli ku gice cya 12, Samweli yihanangirije abantu, arongera ababwira ibyo bakoze, uko Uwiteka ariwe wari waratoranije Mose, akabaha amabwiriza, ariko akabambutsa mu butayu, ariko akabibutsa ibyo bagiye bakora byose, amakosa yose, ndetse kugeza aho bageze bakaba bitoranirije umwami ko ari we bashaka. Ndetse icyo gihe hahinda inkuba nyinshi n'imvura, abantu bagira ubwoba, ariko basaba Samweli kubasabira ku Uwiteka kugira ngo badapfa. Uwiteka rero Samweli arabahumuriza, ababwira ko ntacyo bari bube, ariko nibizera Uwiteka bagakurikiza ibyo Uwiteka ashaka, Uwiteka azabana nabo. Ariko nibatumva bagikorera ibyo bishakiye, ababwira ko bazarimbukana n'uwo mwami wabo. Afisiya rero bazinukwa Abisirayeli, kuko Sawuli amaze
kwima amaze imyaka 30. Yari afite ingufu, ndetse umuhungu we Yonatani, kuko yari afite umuhungu witwa Yonatani, yanesheje abafilisitiya b'i Geba. Turakurikizaho rero ubwira bwa Sawuli. Ubwo rero Sawuli yamaze iminsi 7 aho Samweli yamutegetse, ariko abonye Samweli atari yaza i Gilugali, Sawuli yiyemeza gutamba igitambo. Samweli ahageze asanga yatambye igitambo, aramubwira ati ubwo rero ubwo wakoze utyo wakosheje cyane, ndetse ubwami bwawe ntibuzagumaho, kuko Uwiteka yamaze kwitoraniriza umutima we ushaka, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Nuko Sawuli aba yatswe ingoma atyo. Igice cya 14 kiratubwira ukuntu Yonatani yanesheje ingabo, kandi akazinesha ari hamwe n'abandi Bisirayeli. Ariko Sawuli akaba yari yategetse yuko abantu bose biriza ubusa, ntihagire umuntu n'umwe ugira ikintu arya. Ariko Yonatani n'abo bari hamwe bageze mu ishyamba, babona ahantu ubuki buri gushonga mu biti. Noneho Yonatani akuzaho agatoki ararigata, atamenye yuko we ntabwo yari yumvise ibyo umwami yari yategetse. Umwami rero biramurakaza, ashaka no kumwica, ariko Abisirayeli bamukiza amaboko ya Sawuli, bamubwira ko ari we watsinze urugamba. Nuko Yonatani akira atyo, kandi ko atari yabyumvise. Imana rero ku gice cya 15 yahaye Sawuli inshingano yo kujya gutsemba Abamaleki. Noneho Abamaleki aragenda arabatsemba, ariko Imana yari yamubwiye ko atagomba kurokora umuntu n'umwe, ahubwo ko agomba kubatsemba bose, ntarokore ntagire n'iminyago azana. Aragenda rero bararwana, ariko barokora umwami wabo Agagi, ndetse bazana n'iminyago myinshi. Samweli ahageze amubwira ko atumviye Uwiteka, ndetse Sawuli amubwira ko icyatumye yabikoze ngo ari uko yashakaga kubona ibitambo, ibyo azatambira Uwiteka ibitambo. Nuko Samweli amubwira ko Imana itishimira ibitambo byoswa cyangwa se amaturo, ahubwo Imana yishimira umwumviye, kandi ko kwitonda kuruta ibindi by'amasekurume y'intama. Nuko Samweli arabwira Sawuli ko ubwo yanze ijambo ry'Uwiteka, nawe Imana nayo yanze yuko aba ku ngoma. Ndetse Samweli amubwira ko atari busubiraneyo nawe, ndetse amubwira ko batazongera no kuvugana. Nuko naho ngaho yarekeye aho kuvugana nawe. Sawuli agerageza gusingira ikinyita cye, ariko Imana iramubwira iti Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi, uyihaye umuturanyi wawe ukuruta. Nuko Sawuli avuga ati naracumuye, ariko asaba yuko ngo amwubahiriza, maze abantu be ntibamenye ibyabaye, ntibamenye yuko Sawuli yahanwe. Igice cya 16 rero kiratubwira ko uko Samweli yatoranije Dawidi ngo abe umwami. Samweli rero yababajwe n'ibya Sawuli, ndetse aramuririra cyane. Uwiteka niwe wamubwiye ati mbese uzageza he urira Sawuli? Ati uzuza ihembe ryawe mw'amavuta, ahubwo ngo utume kuri Yesayi i Betelehemu, ati kuko niboneye umwami w'abahungu be. Samweli rero agenda agera kwa Yesayi, ahamagaza abahungu be,
yari afite abahungu 8, ahera kuri Eliyabu, agera kuri Abenadabu, agera kuri Shama, ariko abo bose Uwiteka ntiyabashima, ahubwo akomeza guhamagara, yibaza niba nta wundi muhungu waba usigaye. Samweli abaza niba nta wundi muhungu usigaye wa Dawidi, wa Yesayi, bamubwira ko hari umwana wagiye kuragira intama, bamutumaho, araza, Imana imubwira ko ari uwo nguwo ihisemo ko ari we uzaba umwami, ndetse Imana imutegeka kumusukaho amavuta, ndetse umwuka w'Imana umuzaho. Icyo gihe aza kuzajya guhakwa kwa Sawuli, akajya amucurangira ndetse amutwaza n'intwaro. Icyo gihe rero Abafilisitiya bari bamereye nabi Abayisirayeli. Hari umugabo w'igihangange witwa Goliyati wazaga akabasuzugura, akanabatuka, agatuka n'Imana yabo. Uwo Mufilisitiya uko bukeye n'uko bwije yarabasatiraga, akabigenza atyo iminsi 40 yose. Nuko Dawidi rero ise Yesayi yamutumye kugemurira abakuru be, ahageze asanga uwo muntu arabasuzugura atyo, asanga urugerero rurahari. Noneho abaza uko byagenda umuntu aramutse amwishe, bambwira ko uwamwica yagororerwa. Noneho ndetse bakuru be ntibamushyigikira kuko babonaga yigerezaho. Dawidi abyisabira umwami Sawuli amwambika imyenda ye ya cyami y'intambara, ariko Dawidi amaze kumusobanurira ko yashobora kumwica, kuko niyo yaragiye intama za se, intare ikamutera ayica. Aravuga ati rero niba Imana ishobora kundinda intare n'idubu, nta kuntu itandinda uwo mugome. Nuko asatira uwo Mufilisitiya, aramubwira ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe ndagutera mu izina ry'Uwiteka. Niko Dawidi ashyira ibuye mu muhumetso, arimutera Goliyati arapfa, ndetse bamuca n'igihanga. Nuko hano hari ku gice cya 18 tubwirwa urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uba nk'agati gakubiranye n'uwa Dawidi. Barakundana cyane, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Hanyuma rero Dawidi asingizwa na rubanda, baramusingiza kuko yari yanesheje. Abantu bamusingizaga, ndetse abagore bakikiranya bavuga bati Sawuli yishe ibihumbi, naho Dawidi yica inzovu. Ibyo rero bitera umwami Sawuli kugira ishyari no kwanga Dawidi cyane. Nuko yigira inama yo kumushyingira umukobwa we Mikali, kugira ngo azamubere umutego, noneho abonereho kumwica. Ariko Mikali ntiyabikunda, ndetse na Yonatani yagerageje kumuhakirwa, abwira se ko Dawidi atagomba gupfa, ariko Sawuli ntiyabyumva, akomeza kumuhiga. Nuko hagiye habaho kugerageza kwinshi hagati ya Yonatani na Sawuli, ariko Sawuli yakomeje guhiga Dawidi, yakomeje kwanga Dawidi. Nuko Dawidi ageze aho yiyemeza guhunga, ndetse babanje no kugerageza kumenya imigambi Yonatani na Dawidi, kugerageza kumenya imigambi ya se Sawuli,
bapangana uburyo bazabikora kugira ngo bamenye niba koko uyu mubyeyi yiyemeje kwica Dawidi, ariko byarangiye babonye yuko Dawidi yarakaye kandi ashaka kuzamwica, nako Sawuli yarakaye kandi ashaka kwica Dawidi, nuko Yonatani asezeranaho na Dawidi, bararira bombi, ariko Dawidi arahogora. Muri uko guhunga rero Dawidi yaragiye ajya i Nobu kwa Ahimeleki umutambyi. Uyu mutambyi rero yaramusanganiye, amusanganira ahinda umushyitsi kuko yari azi yuko ari umuntu uturutse ibwami. Nuko Dawidi yari ashonje, amusaba n'imitsima. Uyu mutambyi aramwakira, amuha ku mitsima yejejwe kuko nta yindi mitsima yari ihari yo kumuzimanira. Nuko Dawidi arakomeza arahunga, ndetse yamuhaye n'inkota yatse Goliyati kuko yari iri aho ngaho. Nuko Dawidi akomeza guhunga. Sawuli abimenye, amenye ko b'abatambyi bamugaburiye, ahitamo kubica. Arabica kubw'ubugome bwe kuko yari afite umujinya mwinshi. Ubwo yishe Ahimeleki n'abandi batambyi. Igice cya 23 na 24, Sawuli yakomeje guhiga Dawidi, Dawidi nawe akomeza guhunga. Ariko Dawidi yabonye amahirwe yo kuba yakwica umwanzi we Sawuli. Dawidi ntiyamuramburiraho akaboko kuko yatinye gukora kuwo Uwiteka yasize, ahubwo yakase ku kinyita cye, ndetse aramuhamagara amumenyesha, amubaza impamvu akomeza kumuhiga. Umwami Sawuli yagikozwe n'isoni, ahubwo amubwira ko azi neza ko azaba umwami, ahubwo amusaba ko atazarimbura umuryango we. Nuko Dawidi amusezeranira ko atazarimbura umuryango we wose, ariko ntibyabujije Sawuli gukomeza kumuhiga. Ku gice cya 25 rero Samweli arapfa, Abisirayeli baramushyingura bamuhamba iwe i Rama kandi baramuririra. Ahangaha tuhabona nanone igitekerezo cy'umugabo witwa Nabali wari ikigoryi, nawe wanze kugirira neza Dawidi n'abagaragu be igihe bahungaga, kandi bo bari baramugiriye neza. Ariko yari afite umugore witwa Abigayili, umugore w'intwari, umugore waje akatabara, akajya gutura Dawidi amujyaniye ibyo akeneye byose, akamusabira yuko n'umuryango we utarimbuka. Nuko Dawidi amubwira ko atazarimbura umuryango we, ndetse ahubwo Abigayili niwe waje yageze aho aza kuzaba umugore wa Dawidi. Dawidi rero yongeye kubona andi mahirwe yo kwica Sawuli, nanone bahuriye mu ibanga ry'umusozi, ariko Dawidi ntiyamukoraho. Icyakora amutwara urunywero rwe rw'amazi n'icumu rye, nabwo amwiyereka amumenyesha yuko yashoboraga kuba yamutwaye ubuzima, ariko atabikoze kuko ari Uwiteka, ari uwo Imana yasize. Icyo gihe nanone byereka Dawidi yuko Sawuli akomeje kumuhiga. Noneho arahunga rwose, ahungira mu Bafilisitiya, agera mu gihugu cy'Abafilisitiya, ariko umwami Akishi rero amuha icumbi, Dawidi atura aho ngaho. Abafilisitiya rero bagiye gutera Abisirayeli, Sawuli agira ubwoba, aratinya, nuko ajya gushikisha ku mushitsikazi
wa Endori. Aho ngaho yashakaga ko bamuzurira Samweli, ariko Uwiteka yamuhaye ubuhanuzi aho ngaho ko ahubwo agiye gupfa. Nuko intambara rero zirakomera z'Abayuda n'Abafilisitiya ku gice cya 29 na 30 bararwana cyane, ndetse Abayuda Abafilisitiya n'Abayuda bakomeza kurwana cyane, ariko Dawidi yifuje no kujya gutabara Abafilisitiya ngo arwanane n'Abafilisitiya, bo ntibamwizera, baramubwira ngo nasigare kugira ngo atabagambanira. Bibwiraga ko yagerayo akajya ku ruhande rw'Abisirayeli bene wabo. Nuko ku gice cya 31 rero intambara zirakomera, nuko Abafilisitiya bica abahungu ba Sawuli, ndetse na Sawuli arapfa agwa ku rugamba rw'Abafilisitiya. Ngaho rero aho igitabo cya mbere cya Samweli kirangiriye. Murakoze, reka dukomeze no ku gitabo cya kabiri. Igitabo cya kabiri cya Samweli gitangirwa na Dawidi aririra cyane ab'inzu ya Sawuli bari bapfuye baguye ku rugamba. Yarabaririye cyane abazwa n'urupfu rwabo, cyane cyane Yonatani, kuko Yonatani yari inshuti ye cyane. Nuko Dawidi rero yimikwa kuba umwami w'Abayuda ku gice cya kabiri, ndetse amaze kwimikwa noneho hatangira intambara z'abagaragu ba Dawidi n'abagaragu ba Sawuli, bakomeza kurwana cyane ku buryo abagaragu, umuhungu wa Sawuli witwa Ishibosheti ndetse n'umugaba w'ingabo we witwa Abuneri nabo bapfuye bababikiye Dawidi ko bapfuye. Umwami Dawidi nawe ababazwa n'uko bapfuye, amara igihe abaririra, ndetse biza kurakaza n'abagaragu abagaba b'ingabo ba Dawidi, babona ko rwose akabije kuririra abanzi. Baramubwira bati noneho ni ukuvuga yuko washoboraga kwishima iyo bazaga kuba batwishe. Nuko ku gice cya 5 rero Dawidi aba umwami w'Abisirayeli bose, yongera kugira imbaraga atsinda Abafilisitiya. Ndetse ku gice cya 6 ajya kugarura isanduku y'Uwiteka, ashaka kugarura isanduku y'Imana. Aha tuhabona igitekerezo cya Uza wagerageje kuramira isanduku y'Imana ubwo indogobe zari zitsikiye, ariko Uwiteka akamukubita urushyi akagwa aho ngaho. Ibyo byatumye Dawidi agira impungenge zo gucyura isanduku mu rurembo, noneho ayicumbikisha ahantu ku muntu witwa Obededomu, imarayo amezi 3. Aho hantu yacumbitse uwo muntu muri urwo rugo arahirwa cyane, agira imigisha myinshi. Dawidi amenye yuko uwo mugabo yahiriwe akabona imigisha, ajya gucyura isanduku y'Imana. Aranezerwa cyane rero, aza ayitambirira, ndetse Mikali, umugore we Mikali, abonye ukuntu ayitambirira ntiyanezerwa, ntibyamushimisha. Noneho Dawidi ageze mu rugo, Mikali aramugaya, amugayira ko yibeyuriye imbere y'abaja ubwo yabyiniraga ya sanduku ye y'Uwiteka. Nuko Dawidi amubwira ko ibyo ngibyo yabikoreye imbere y'Uwiteka, ko yahimbazaga Uwiteka wamutoranije, ndetse akamurutisha se Sawuli n'urubyaro rwe rwose. Aha batubwira ko guhera icyo gihe Mikali yahise aba ingumba. Igice cya 7 rero tubona ko Dawidi yifuje kubakira Uwiteka urusengero. Icyakora Uwiteka akamubwira ko atari we uzamwubakira urusengero, ahubwo amuha isezerano ko rwose inzu ye ayihaye umugisha iteka ryose. Aha Dawidi yahaboneye isezerano ry'iteka ryose. Cyakora amubwira ko
umwana we Salomo ari we uzamwubakira inzu. Ku gice cya 7 rero Dawidi yasenze isengesho rikomeye ryiza cyane, isengesho ryasengaga Imana kugira ngo izasohoze ayo masezerano yari asezeraniwe. Dawidi arakomera, akomeza kunesha Abafilisitiya, ndetse abaririza n'uwaba yari yarasigaye mu nzu ya Sawuli kugira ngo amugirire neza. Bamurangira Mefibosheti wari waramugaye, ariko ari umwana wa Yonatani. Nuko aramuhamagaza, araza amugororera kujya asangira nawe ku meza, ndetse amugabira n'ibyari bya Sawuli byose. Igice cya 11 tuhabona icyaha cya Dawidi. Yari yarasigaye yarohereje ingabo ze ku rugamba, noneho igihe yigenzagenzaga hejuru y'inzu abenguka umugore wiyuhagiraga mu rugo rwe, nuko amutumaho aryamana nawe amutera inda. Igihe rero yamenyaga yuko atwite, ahamagaza umugabo we Uriya kugira ngo aze atahe iwe, ariko Uriya ntiyabikunda kuko yari asize bagenzi be ku rugamba, yanga kujya gutaha iwe kugira ngo ajye kwinezeza. Umwami bibonye atyo agambirira umugambi w'uko yagwa ku rugamba, yamwohererezanya urwandiko aruha umugaba we w'ingabo Yowabu kugira ngo amushyire imbere, noneho ku rugamba azagweyo. Niko byagenze rero, Uriya yaguye ku rugamba. Nuko Imana yohereza umuhanuzi Natani guhanurira Dawidi ibyago bizakurikira icyo cyaha yakoze, amubwira ko mu rugo rwa Dawidi hazahora ibyago, kandi abagore be bazabatwara bakabaryamana nabo ku mugaragaro, ndetse ko n'umwana uzavuka azapfa. Amara rero iminsi 7 asaba yuko uwo mwana atapfa, ariko umwana arapfa nyuma y'iminsi 7. Ndetse Dawidi yari yaririje ubusa, yaranze kurya, yaranze kwihezura, agira ngo asabira umwana, ariko amaze gupfa Dawidi arongera ararya, arongera aranywa. Noneho igice cyakurikiyeho, hakurikiyeho igice cya 13, aho umuhungu wa Dawidi witwa Amunoni nawe yakoze icyaha cyo gukinda mushiki we witwaga Tamari. Akarimanganya, akabeshya ngo ararwaye, ngo ashaka kuza gufashwa na mushiki we Tamari, maze Tamari yahagera akamukinda, ndetse yarangiza akanamwanga urunuka akamwirukana. Icyo cyaha rero, iryo kosa rya Amunoni ryababaje cyane Abusalomo, ku buryo Abusalomo yababaye cyane, ndetse akagenda akajya nawe kumwica. Yamara kumwica Dawidi atabizi agahunga. Yarahunze, amara igihe yarahunze, ariko byageze aho umwami aramugarura kuko yaramukumbuye. Kumugarura rero ntibyabujije Abusalomo kumugandira no kumwangisha Abisirayeli, ahubwo akabikururiraho. Ubwo Dawidi yaje kubona Abisirayeli bose imitima yabo yatwawe na Abusalomo. Dawidi arongera arahunga, ahunze umuhungu we Abusalomo. Dawidi yacishijwe bugufi cyane mu gice cya 16 na 17, ndetse ahagera aho atukwa n'uwitwa Shimeyi. Ingabo za Dawidi rero zakomeje kujya zihangana kurwana, kugeza ubwo mu gice cya 18 Abisirayeli barwanye n'ingabo za Abusalomo,
noneho Abusalomu arapfa. Dawidi amenye yuko umwana we Abusalomu yapfuye, aramuririra cyane. Igice cya 19 rero, Abisirayeli bagaruye umwami i Yerusalemu ku ngoma, nuko Dawidi ahageze, intambara ntabwo zarangiye, n'ubundi hagiye hakomeza kuba intambara zo kwigarurira abatarahise bamuyoboka. Ariko muri ibyo byose Dawidi yajyaga yibuka abamugiriye neza akabashima. Igice cya 22 na 23 haboneka indirimbo ya Dawidi itangaje, amagambo meza cyane arimo kwiringira Uwiteka no kumushimira iby'ubutwari yamuhaye, no kuvuga gukomera kw'Imana gutangaje, n'uburyo Imana yatije Dawidi imbaraga kugira ngo ashobore kurimbura abamwanga, ashobore kuba ku ngoma. Ni igice cyiza cyane kirimo amagambo meza cyane twese dukwiriye gukomeza gusoma. Igice cya 23 nanone herekana ubutwari bw'ingabo za Dawidi, kuko ni ingabo zagiye zikora iby'ibitangaza ibi by'ubutwari mu gihe babaga bari kurwanira umwami Dawidi. Igice cya 24 aricyo gisoza iki gitabo, turahabona ukuntu Dawidi yateje Uwiteka umujinya kuko yabaza abantu. Amaze kubara abantu, Uwiteka yamutumyeho umuhanuzi, ariko na Dawidi ubwe yari amaze kubona yuko yakosheje, ndetse asaba n'Imana kumukuraho uburakari bwayo. Imana rero imutumaho umuhanuzi Gadi, imuhitishamo mu bihano bitatu: igihano cyo guterwa n'inzara imyaka 7, cyangwa se guhora ahunga abanzi be amezi 3, cyangwa se mugiga iminsi 3. Dawidi ntabwo yashoboye kugira icyo ahitamo muri ibi bihano, ahubwo yasabye Imana, yasabye yuko Uwiteka ari we wabihanira, nuko Uwiteka ateza mugiga muri icyo gihugu, hapfa Abisirayeli 7,000. Uwiteka arakaruka uburakari bwe, ahagarika marayika warimburaga. Nuko Dawidi rero, umuhanuzi Gadi amubwira ko agomba kuzamuka akagenda akajya gutamba igitambo cy'impongano mu rugo rw'umugabo w'umuyebusi witwaga Arawuna. Dawidi rero aragenda agura imbuga ye, nuko yubakirayo Uwiteka igicaniro, nuko mugiga ihagarara mu bantu. Nahangaha rero igitekerezo igitabo cya 2 cya Samweli kirangiriye. Turabashimye cyane ko mwabanye natwe, reka muzakomeze mubane natwe no mu gitabo cy'Abami tuzatangira ejo. Imana ibahe umugisha.